mu gihe kimwe yatashye ubukwe bw'abana batoya bacu nk'aba batatu, amakwe atatu, igihe kimwe hatarashira umwaka abo bana bose bari batanye. Nabisomye ejo bundi kandi ngira ngo ukuntu yabivuze umuntu wabivugaga nibyo, ariko ubwo yavuze batatu, ushobora kuba bari na 30 ahubwo. Basangiye ibyo bafite, abantu babiri bananirwa kubana bate? Ari abantu benshi bashyize hamwe ukaba ariko babiri erega abantu baranihanganirana. Icyaha umuntu aba yakoze abantu babiri, umwe muri bo yaba yakoze gituma amubwira ati sinjye gushaka mvira ni iki, haba habaye iki? Ibyo bintu ntukwiriye, ntuzasubire. Ndetse n'ejo yasubira ariko ubushize couples ebyiri, eshatu, enye, eshanu, 10 zingahe mu gihe kimwe, berega ubu igihugu cyarangiye, cyahaguye. Igihugu noneho avuga kirahagwa. Ariko these are things that are manageable. Ntabwo ari ibintu hanyuma se ariko niba mwemera Imana, mwemera n'amasengesho, byo mwabisengeye da, mwakwicaye mukabisengera mukabishakamo igisubizo mukacyubaka, niba mutabeshya.